umukobwa ukunda umuhungu yabimenya gute? karipfusha harukuru wabipfushije nyine boro zose yigize umwana mwiza njyewe yabona abantu bafite imico mibi nyine sinzi ukuntu nabisobanura ariko hari ukuntu umuntu akwitwaraho ukabona ko ashaka kukwempuresinga. Kanyombya na Nzovu bagusabye icumbi wacumbikira nde kubera iki? Nacumbikira Nzovu ko yari gato. Dumba na Kasuku ufite amatungo urahitamo ariyo yose ndagufasha kuyarera. Dumba na Gasuku ni Dumba. Why? Ntago yayarya. Eyo, what's up Rwanda, what's poppin' Kigali, nizere kuri amahoro kandi bigenda neza cyane. Ngo ikaze muri episode indi kandi ya Love Box. Urukundo barufata bitandukanye, urukundo barwizeramo bitandukanye. Especially abakobwa babesherwa byinshi, bashinjwa byinshi, bavugwaho byinshi. Ese tek na side yabo ni iyihe? Icyo nizera nuko abakobwa ari ingenzi mu buzima. Ikindi ntago ari abanyamakosa buri gihe man. Natwe nk'abaji turadekona dukora ibintu by'ubufume, you know, niyo mpamvu dushaka kumva teki yabo. Ngwino nguhuze nawe, ni mwiza cyane, yabuze intenge kandi pose ubanza urebe, araseka kumva yakomeza, aragenda ukumva yagaruka. She is a queen, melanin queen, goddess. She was born to win, she was born to conquer, she was born to take over. She's one of them. She was born to win. Ni darapo, ni zuba, n'umusanzu ukomeye cyane. Atanga contribution ku basore bamureba. Ngwino nguhuze nawe. Hello queen. What's up? What's going on? Everything good. I mean, urabisi kuri mwiza se? Gake. Mwiza cyane ni yes. Abandi turi mu ishusho, turi copy. Original. Yes, sir. Original. Urukundo ni iki? Urukundo is a feeling wumva mu mutima wawe ukumva hari ukuntu uri kumva undi muntu tu akurimo kuri gusekaza ukumva nyine uramwishimiye tu ari gihe n'umuntu ukumva nagushaka kongera kumubona ariko iyo umukunda uba wumva wamubona buri gihe. Wigeze kurira kubera urukundo? Nararize cyane many times. Subizi si by'urukundo nyine. Ariko ubushize narabivuze ahubwo kwa kwisobanura, gushaka gushyira ibintu ku murongo, kubesherwa cyangwa habamo ibintu byinshi mu rukundo, ntabwo aburamo amafuti. Ni ikihe gihe cyangwa se ni iyihe moment wagize mu rukundo ukavuga ati Imana yanjye nongera gukunda Imana izamane? Ibyo ntabwo ndabivuga, mpora ndi tayari ku next. Iyo byanze njya fatunda. Ntabwo ndumva nyine nabireka burundu. Mpora numva nyine ko hashobora kuboneka undi muntu uri bera ya wa wundi. Iyo umwe yanze fata undi. Iyo umuhungu umwe yanze fata undi. Next. Okay. Hari rwa rukundo wagiyezemo ukavuga Mana yanjye urwo rukundo rwa nyuma ngiyemo ruraryoshye? Nta ruhari. Biracyakomeza. Mu rukundo na experience yarwo wagize, wagiye ukora amakosa ngahe cyangwa se wagiye ukora amakosa inshuro zingahe ukorera umukundana cyangwa wagiye uyakorerwa gusa? Oya, ntago ndi marayika nanjye narayagiraga, ariko nyeka ko ikosa rikomeye wakorera umuntu mukundana ari nko kumuca inyuma tu. Ibindi numva bisanzwe nuko wenda ushobora nko kuzerera and you don't want them to know, ukabeshya ngo ndahatari huri, ariko nabirenze ibyo. Hari umu ex kumbura? Babiri. Agatu ndabakumbura nkumva. Why? Kubera twagiranye memories nyinshi. Hari igihe nyine mbona nk'ikintu twigeze nko kunyuranamo nkavuga no muntu byagenze uko. Gushaka umugabo cyangwa gukora mariage wumva ari ngombwa? Damn. Ni ngombwa
ku muntu wabigigiye tu, hari abantu babigigira ariko ntabwo twese twaremewe gukora mariage. Hari n'abibanira gutya tu. Ariko nyine mariage ni ikintu cyiza, ni sign ya iniyubashye tu. Hari ikintu umukunzi wawe yagukoreye cyiza ukarira? Ya kuri anniversaire yanjye yo muri 2022 ndumva narishimye. Yanguriye ibintu byo yumvaga nshaka, nyine kumugana n'umuntu ukavuga one this and this, ariko utateganya ko azabibona vuba akahita bikuzanira. Tambona ese ko amene ku bantu bakundana kuryamana ni ngombwa? Kuryamana gusa se? Kuryama nyine tu. Kuryamana byonyine. Umbwiye ngo ku bantu bakundana kuryamana ni ngombwa. Bwije muri kumwe mwaryamana ari? Oye kuri guseka. Ndavuga nyine kuryamana like gukora imibonano. Mufite imyaka ibyemerewe muri aba adults. Nk'ubu nkawe. Genda umu adult. Ndyamanye n'umusheri wanjye numva nariba ariko ntabyo nkora. Kubera iki abahungu benshi like nka 95 usanga mu rukundo bacesinga cyane kuryamana kuruta ibindi man, cyangwa niba atari byo gurambwira? Ibyo bintu ndumva wabo bizi kundusha kuko niwe muhungu ahubwo umbwira ko itari byo mushyira imbere. Wane se ngiye ndiryamana? Ndabizi se wowe usabwa no akaba ubizi cyane. Sha ntago nyine nzi impamvu nyine utanga like ngiye abantu twakundanye ntago babigigiraga. Ntago bigeze bagigira ngo ntago navuze kugigira. Ntabwo navuze ko mukundana. Ndavuga generally. Sha uso nabimenya gute nari umuhungu? Aho gushobora kuba utinda kumva. Nge nakubwiye 95% of boys they are into sleeping with their girls than other things, like kuburyo ushobora kumwangira that night ukasanga biramubabaje abigize personal cyane, atanye no kukwakiusinga ko ndaba hari ukundi byagenze kandi ushobora no kuburi off mood just like a normal condition, like we all boys they do put it forward than anything else. So that why I was asking about that. Warumbajije ngo bacesinga nyine sex gutyo and sinzi impamvu babicesinga ariko nyeka katari bose kuko abantu ni benshi, bamwe biba byarabaryohanye wenda ari byo bashaka, ariko hari n'abandi baba bashaka what's inside you kurusha umubiri wawe. Abashaka ibikurimo kurusha umubiri wawe kwijana ni bangahe? Nibo benshi cyane nibo bake? Mengo nibo bake tu kuko ku isi ikintu kibi mbanza ari cyo cyinshi kurusha icyiza. Abo ngabo baba bashaka what's inside you nagari benshi ni nka 20%. Amakosa akorerwa mu rukundo cyangwa se relationships, abahungu nibo bakora menshi cyangwa abakobwa nibo bakora menshi? Ubwo urambwira take yawe no kubyumva niba bananganya nabwo watubwira. N'abahungu kuko umubaby akenshi ukuntu duteye majority nyine apana twese, iyo wemereye umuhungu ko mukundana ukaba wumva ariwe mukundana ari gukunda tu biragoye kuba wamukorera amakosa ubizi ko byamubabaza, keretse mugiranye nyine ibibazo sinzi bikazarangira muri gukora amakosa mwese, bijya bibaho nabyo, ariko n'abahungu nibo bajyaye amafuti. Binavuga ko ngo biranga abakobwa bakunda cyane kuruta abasore. For real. Is that true? Nibyo kabisa, bakunda cyane kurusha abasore ariko banamuvinga hano kurusha abasore. Ikindi kintu ngewe nzi nuko umukobwa ashobora kuba ari kumwe n'abahungu bagasangira ibyo basangira, wenda ashobora kuba bari kunywa n'inzoga cyangwa ari n'ibyo byo kurya, umukobwa akavuga ngo aratashye akajya kureba boyfriend wiwe, mu gihe boyfriend abatekereza ko ahantu ari kumucitinga. Bro for real, I mean happens. Ibyo bintu nibyo cyane kuko abantu banywa inzoga bo barabizi. Iyo usinze utekereza umuntu ukunda. Hari igihe uri kumwe n'abandi bantu kagera mukahita uvuga where's my boyfriend,
ukahita nyine ujya kumureba. ariko binavugwa ko abahungu badacitinga kubera ko baba babanze ahubwo ari ukugira ngo like bafite ngo amatsiko tu Amatsiko n'aba explorers ba Dora the Explorer casimbizi nyine ariko wabona nyine bigiye binyuranye mbizi nakubwira. none se iyo umuhungu agwaye excuse ivuga ngo cyangwa se twe tubabwiye ngo mani ngo tungo nyine ngomba ngukunda ahubwo nyine biba bisanzwe niyo maze gucitinga respect irakomeza ikaba yayindi ubyizera kangahe twijana? Ntabwo nabyizera. Okay, nshobora no kubyizera ubwo ariko nanjye nahita mbikora kwa kundi navuga ndagukunda ariko respect bigihari ariko nyine byarabaye tu nkuko nawe yabibwiye. Nge believing muri firi nyine mwese mwakora ibintu bingana. Ako ni ukuri bros ko biri serious se nyine ntabwo abahungu bacitinga kubera ko banza abakunzi babo. Mucitinga kubera kirasetse amatsiko. Ayo matsiko si mana zashira ryari ubwo rero ayo matsiko niyo azahora azana amafuti kuko nta bintu by'amatsiko wana. Hari mariage hakaba sexy hakaba na love. Nge nuko mbitondetse wowe bitondeka gute ubyizera gute ko bagomba kubanza iki agasoza iki? Hari love, marriage and sex. That's better. Ariko ntago nirengagije ko habaho na love, sex and marriage cyangwa sex, love and nothing. Byose bibaho. Like I love that's the ending point. Ugasanga habaye sex and love ariko nothing. Na mariage. Cyangwa akaba sexy. Cyangwa akaba na sexy gusa nta kindi. Turi ku isi bra. Wakunze umusore wawe mubwira? Namukunze ntari kumukinisha. Yego. Ntago nabimubwira. Nazajya nyine mwikundishaho. And then nabona atabibona nkamureka. Wabwira umuhungu ariko ko umukunda? Bwa mbere wahala simbizi ariko njye nubwo njya nkunda umuntu gutya bwa mbere ndabanza nkamumenya nkajya mvuga no muntu n'umwana mwiza, he's like this and this. Bya bintu bya love at first sight mbiheruka kera pe nkigira ama crush ndi muri secondaire. Nihe character cyangwa se attitude wabonye ku musore ukavuga damn like hari abahungu bameze gutya? Nziza mbi birahari. Hari ibiji sinzi. Hari n'igihe bari abana beza ariko akinywera utuyoga akahita kwereka ukuntu ameze ukabona ni ibisazi. Boro kwigaragaza nyine tu akajya kubwira nka story gashyamo ibiceri kandi nabyo ngo ushanga mangu umusiko ku kazi ngo yatumye miliyoni zanjye zingahe njye niyo byari byumva mbona ari kapu. Nese man iyo turi kubabeshya tujya tubeshya ntabwo mvuza ko tutabeshya like ni cyane iyo turi kubabeshya muratumenya kugira umuntu akubeshya ubimenye shaba umukunda cyane kwikunda umuntu umugendaho iyo umukundaho ntabwo yapfa kubeshya ngo bivemo ariko iyo nawe bitagufashe cyane upfa kubyemera. Nihe lie cyangwa se ikinyoma wabeshye your boyfriend aho gashaka bisamena hano nyine nka peretu namfate akabyizera akabatisha nakabisa bino bintu nebyo ntago nabyibuka ariko nyine ari ukuntu ngiye naba nshaka nko kubabaza umuntu dukundana nagiye nk'ahantu mu ma event cyangwa ibiki nkasanga hari nk'abahungu kandi umuntu mukundana nta nubwo aba ari ngombwa ko yumva ko uri around other people badahuje igitsina nawe tu ahita yumva ko hari ibintu biri kubahuza cyangwa bari bugukunde cyangwa uri bubakunde ibintu nk'ibyo. Rero aho kugira ngo ibyo bintu ntume umuntu wanjye feelinga datuye nkamubwira ndi mu rugo cyangwa ndi mu bindi bintu. Hari umuntu ari bwagutegere ngo ujye kumureba ntugende? Anegera iki se ubwo? Ntabwo nzi icyo ugenda nacyo. Wapi. Buri gihe gutegeye uragenda? Nta muntu uranantegera ahubwo. Ntabwo ndi buhakane kubera ko hari abakobwa bishyura transport kabisa aho baba bagiye hose. Sinzi ko nantegeye ngo nze ngusure ubwo naba nyije
nayabika cyangwa yagusubiza. Numva ko ntago nabura itike njyana ahantu nshaka kujya. Byanze najyana n'amaguru. Hari urukundo wagiyemo agera hagati ko atari ko semana ubu namwemereye nanyweye ibiki? Fo kabisa ukavuga ndi igicucu barawe. Ariko nyine we got all the time, we still young, umuntu arabikosora ariko bibaho tu. Nagiye mbinyura bagomba narapfuye nkavuga wallahi nakoze iki koko. Yabaga gukorera iki uwo muntu? Nyine guhora dushwana, kutanyizera, kandi njye mba nakoze byose nyine mvuga agama men, icyo nakora cyose nta bundi muntu wo ku ruhande nshaka, ariko ntabwo ibyo byo yabyizeraga. Nkahita mvuga ntabwo bino bintu bizarangira nyine ubwo nizagara mpaka. Uheruka kwakira indabo za ryari? Ukwezi gushize. Hari habaye iki? Nabwo bwa mbere. Nari nagiye kuri date ariko nta kintu ivuze, ni date nyine n'indabo. It's just flowers. Ntabwo nazenjoyinze. Kubera? I was not ready. Numva ko umuntu yaguha indabo mumaranye igihe. Iyo biri bishyashya mbona ari ugushyuhaguzwa. That's doing too much. Umaze kwakira indabo bamubwiye gute? Navuze nyine thank you, urumva ntago ndi rude, ariko ntago mu mutima wanjye nabifashe nk'ikimenyetso cya danje. Umuhungu ugukunda bya nyabyo nushaka kugira ngo byibura nyine ahitinge yicomokere umenye kubatandukanya aho birakorohera? Cyane. Ubimenye gute? Urabibona se umuhungu uri kugushingaho wamuyoberwa? Hari ukuntu umuntu aba ari kugushingaho cyane, ubundi umuntu uri kugukunda for a reason abigenza gake gake, aba ari no kugutinya. Hari undi gushyuha ubona ari no kugufataho ku boro, aho ngaho ni hit and run. Hari terime nshyashya yadutse cyangwa se imvugo, ubwo niba isapotinga urambwira ngo byarahindutse, ntabwo gisaba umuhungu gusa ngo abikurikirane, hari n'igihe umukobwa aba bishaka kukutamo ukagira ngo yamutaye mutu. Ntabwo abakobwa bakunda kugira iyo boro keretse yagukunda, abasanzwe agufitiyemo udu feelings. Umukobwa ukunda umuhungu yabimenya gute? Karipfusha. Harukuru wabipfushije nyine boro zose yigize umwana mwiza. Njyewe yabona abantu bafite imico mibi nyine, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko hari ukuntu umuntu akwitwaraho ukabona ko ashaka kukwempuresinga. Ni kubimenya. Bari bwishyurira umuhungu bill y'ibiki? Mu kabari somewhere. Keretse ari njye wamubwiye ngo dusohoke, ariko ari we wabyizaniye no kumureka akabyiganiriza. kandi ari ubwuzuzanye. Ubwuzuzanye ujya kuzana igitekerezo udafite amafaranga kubera iki? Nyine bafite make nawe ukongeraho mukishima. Afite make yajya ahantu hanganyije n'ubushobozi bwe abasha kwishyura. Cyese niyo umubwiye ngo imeze neza uze ngusohokane. Mushinjwa gusesagura. Twebwe se abakobwa usesagura ibiki? Like money yacu si cy'abandi. Wenda boyfriend yaguye amafaranga, keep the money, use the money, ntugire balance ucyura. Se nyine yuzi nyine si yuzi, hari ubwo yajugunya gutya se no gusesagura nayo ni yuzi. So nukuri rero I don't know. Ubwo nyine ubona sheri wawe ari capable
anaguha ibyo byose uba ugomba kubisesagura ukabyenjoyingamo cyangwa ukaniteza imbere bitewe n'ubwenge bwawe, ariko iyo ntabyo afite murababarana mukihiringa. umva umukobwa yakaba akora mariage ku myaka ingahe? Harya mu Rwanda bemeye ingahe? 21? 21 ariko njyewe n'ibisazi, wenda nka 24 kuzamura. Bivuga ko iyo abantu baba bagikundana urukundo bari rwiza, gift bakazihana, all is good, gusa iyo bageze muri mariage cyangwa se mu rushako bita bimera nkaho byicuritse man, like birahinduka. Ni ya feeling yo kuba uri impeta nyine tu uvuga ati naramufashe no kugira ngo dutandukane na leta izabizamo. Uri kumva ugahita wikoresha ibintu wishakiye ukamuzengereza, ariko nta muntu ugomba gufata undi we all the same. Wakemera kurongorwa uri umugore wa kabiri? Yarasiganye wa mbere, yaramuretse wa mbere cyangwa gihari? Ahari turi babiri. Ni yindi n'ubundi nakubwiye kiretse uri umwami. Ubundi dore ni njyewe n'umuntu umwe, cyangwa se akaba wenda yarafite n'umugore akamurekaho nta kibazo, ariko twembi babiri byagusaba kuba uri umwami. Mwese bitwaye iki? Ni agasuzuguro. Urumva niba uhisemo umuntu ukaba umugore wawe umumushize aba agomba kuba first in your life. Niko n'umugabo wawe amera. Kugera uvuga ati umugabo wanjye ngiye namugize uwa mbere njya ngira uwa kabiri, it doesn't make sense. Inshingano z'umugore ni izihe mu rugo? Ni ukwita ku muryango, gusapotinga umugabo we haba financially cyangwa mentally, kuko abagabo buriya barababara ariko barabigumanamo imbere, ntabwo ari nk'abagore. Umugore ashobora kubabara akanarira biranaruhura, aho umugabo ashobora kurira akiyagararaho. Ni abakeneye rero, iyo ufite umugore abakeneye kubimuganiriza undi babivuga gute? Wife material ni ijambo ryabaye famous cyane. Wife material kuri wowe n'umugore umeze gute? Ni umugore nyine ujuje inshingano zose nyizo zo mu rugo, adafite amaso ku bindi bintu, akaba azi ko nimba ari urugo rwe she gotta take care of it. Wenda umwanya yawe wundi yajya ari w'akazi n'urugo. Ufashe umugabo agucitinga mwatandukana ako kanya, keretse ndababarira tu, I forgive people. Nshobora kukubabarira bibaye ari ubwa mbere, ariko bibaye ari ubwa kabiri nanjye nakwemeza. Bibaye ubwa mbere ukansaba imbabazi yanshi, hari ukuntu nyine umuntu akora ikintu bataramufata kumva naribi, ariko iyo bamufashe arahinduka, cyangwa se yaba ari wa muntu ufite mu mutwe h'ubufu ntahinduke, yakumva ko wamubariye akumva birasanzwe agakomeza. Yuko bikoze bwa kabiri rero biba ari ingeso. Wigeze unyura muri toxic love cyangwa se rwa rukundo rurimo drama kugeza ubwo n'umuntu wenda agukubita cyangwa gukangisha gukubita cyangwa bitrayinga wenda nubwo atabikoze? Okay, niba bitarakubayeho wenda wigeze ubonaho iyo situation? Njye ahubwo mbanza imwundo zose nagize ziri toxic. Really? Kubera ko ntago ushobora kuza ukazimfatiraho ukanshinja ibintu nzi ko bitari byo ngo nanjye nkorohere, ubwo wenda nanjye ndi toxic simbizi, ariko bisaba contrigalinga nyine. Urukundo wagiyemo rukaba rugufi rwari igihe kingana iki? Imyaka 2. Nirwo rugufi nagize, ibindi ni imyaka myinshi. I'm a keeper. Uyu guseka rero mpita numva wagira ngo ntabwo byemeye, but it's true though. Ari umuhungu mwisigara n'umuhungu mw'inzoga, uwo mwa falling in love cyangwa wakihanganira ukundana nawe ninde? Uwo mwisigara nari. Uwo mwisigara. Why? That's how I feel. Ari wa muhungu usetsa cyane, uvuga amagambo menshi ariko usetsa, wa church boy usenga, na wa wundi uri calm udakunda kuvuga, uri low key chill, like ninde watsindira umutima wawe ku buryo bworoshye? Umuhungu aba agomba kwiyemera akaba low key, nta muhungu ugomba kugenda wasamye. Uwo ngo niwe nahitamo. Uwo ngo uba wikarumye uri chill. Niyo yaba atari church boy naribi,
ariko ubona ko ari sawa tu. umuhungu mwakundanyeho ugeze kumutekera Uriya boro yo kwigira Juliet surumva na nibisaza ni noodles. Ugiye kuneza abantu none uranyica. Ni noodles mwana. utekeye iki Noodles. gutogoza Ndadufinyora mpita nkazana ku isahani gutya. gute Princess. so uzi guteka noodles gusa Oya nizo uba ugomba gutekera umusheri utaraba umugabo wawe. Ibintu byo kujya kwitesha umutwe uzana n'utuntu tw'uturungu karanga wowe. Biriya ni mpaka mariage. Akigusaba ibiryo mutarashingirwa ni noodles. mushingirwa Nibwo utangira kwikarangisha utunyama utuntu nk'utwo. kuri wowe kugira ngo wishime umugabo wawe yazajya atasanga api Samoya. kabari gukora iki Ari mu rugo nanjye. Turi gufatanya famille. Turi gufatanya ibintu byo mu rugo. nese umugabo aje atinze wamukingurira Yego. nugira ikintu uvuga By the next day my turn. gute Kugenda nkaza ntinze akankingurira sagira ikintu avuga. ufite principe zigoye muko Oya njye nanga umuntu nyine ntakorera ikintu bakakinkorera ntago mba mbyumva. Nuyihe mico umuhungu mwakundanye yakwanduje nihe mico umuhungu mwakundanye wamwanduje Shas ibyo byo ntago mbizi so I'm not into imico mibi cyangwa imyiza just imico tu nanjye nyine ibyo ndi kuvuga tu mengo uko musanze niko biba bigenda. uzo ntakimumarira Si umuntu mukuru mani wamwanduza imico gute aba n'ubundi asanzwe yanduye. Ntago wakanduza umuntu mukuru imico. Ubundi iyo uri mukuru ubuzi ukuntu utwara ubuzima bwawe. Iyo mico yawe uba waramaze no kuyakira. Iyo yarawinze umuntu kuyihindura uba uri weak. umukobwa yatwara boyfriend undi mukobwa Yamujyana koko. Yamujyana ariko nyine uwo boyfriend aba ari ikimara. Hari abaji nyine ashobora akunda ibishyashya tu everyday. Yakubona akagukunda mugakundana for some time hakazaza undi mukobwa wenda mwiza kukurusha cyangwa utari na mwiza we akamukurura tu umuntu wese yumvamo undi uko abishaka akahita kwanga akamujya ariko umuntu ukoze ibyo n'ubundi nawe araguta agafata undi tu igihe kigeze. bivuze ngo ingeso nyine tu shaba ari nka skate ni gutya. ari umuhungu utanga gift nyinshi no kubwira amagambo meza ninde watsindira umutima wawe ku buryo bworoshye Reka mvana gift mu matwi. I mean amagambo uyamininze bya biruta gift. Ariko nanone ariko aho kugira mbwira ubugambo bwinshi umbeshya wamizo gift ukanande kazugira ikintu mbwira. urebye urukundo watanze cyangwa wahaye abahungu ruhindutse igihugu rwaba rukiye igihugu mu bijyanye n'amahoro se yego Palestine. Ni Palestine sho. Ni amahoro nayo. Nayo. Byahoraga ari crazy ariko ufite umuhungu mukundana ubundi utanyuze mu bintu nk'ibyo ntago wagira iyo love ikomeye uba ugomba kunyure mu biboro. Ungu ufite umuhungu mukundana I'm talking to somebody ariko ntago ndabyishamo ko dukundana fresh. wamuha amanota angahe kugeza ubu mu bijyanye n'iki na process hanze uko mubona uko bimeze nyine talking stage mugeze muri kuri talking stage of course kumwigaho kugira ngo nambwira mu biganiro ari uganira n'umuntu cyane akaza gushama akantu k'agakapu ndi kumwigaho nyine ni numva amakapu nzamureka. oya ugeze ujya mu rukundo ukagenda utabwiye impamvu ikagenda utabwiye impamvu usize umuntu oya ntago birambaho
njye nakura buri mpamvu ngiye kugira ngo ugume muri dayirema ngo nakoze iki bimeze gute, ndakurabura ukamenya nyine impamvu ntagihari. wakundana n'umuhungu ufite abakobwa b'inshuti benshi? wapi kubera iki se mani ugira inshuti z'abakobwa cyetse mufite icyo mupfana, izindi nyine wazigumana ukandeka. oya ari inshuti bisanzwe? bisanzwe se ni ibiki? ntabyo nzi ngewe bisanzwe. just a friend? Nah, just a friend. I don't know that. Just a friend w'umukobwa nawe mupanga iki se? Cyetse mukorana wenda ku kazi uzamukeneraho service akakuvugira cyangwa akagira ibyo agufasha cyangwa mufite icyo mupfana. Ibindi byose sinzi ndabivuga gute, ni ubushinzi, ni uburaya, ni ubushinzi, ni ubushinzi gusa. iyo bavuze gusezerana ivangamutungo n'ivanguramutungo, uri usezerana wasezerana iki? ko bigoye. Nasezerana ivangamutungo ariko twese dufite ibintu bifatika, ariko mfite byinshi ni ivangura. abahungu bose mwahuye, hari uwo mwahuye ukabona yakubera umugabo? hari umugabo mwahuye ubwo bakamvuge gutyo? mwumva yambera umugabo? yego. iki mwarekanye? ni nyine imani igihe kigenga ibintu bishobora gutangira neza ariko time ikabyanga. ari igihe kigera ukabona kote y'umuntu kandi ishobora kuba utayihanganira. kugira ngo urukundo rube rwiza cyangwa rushoboke, umukobwa agomba kwitwara ate, umuhungu agomba kwitwara ate ku ruhande rwawe? ku ruhande rwanjye bagomba kumvikana ku mico yabo mbere kwanza bicyane gitangira. kamurabura njye meze gutya na gutya, nkora ibi n'ibi akenshi bari muri ibi. iyo ibintu biri clear ukamakinga sure ko gahunda z'umusheri wawe uzizi nawe azizawe, nta bintu byo kubesha, aho ni neza. Okay. Nice. wakahukana? reka namwirukana ahubwo. kwahukana ni for a week. Really? For real. Nese umuntu agukorera harassment atakubaha? ntabwo ngewe wankorera harassment kankubwira. shakeretse nyine ubyutse ukayinkorera umunsi umwe atari ibintu bihoraho, ukavuga uyu munsi ndi bumwemeze, ukahita unkingirana ukankorera iyo boro nkahita nanapfa. ariko biriya byo gukomeza twabijyamo twese tukaharasingana. fair game. icyo wabwira umukobwa uri guca muri situation imeze gutyo, ufite umu boyfriend umukubita, ufite umu boyfriend umuharasinga, ufite umu boyfriend umubwira ko ari weak, ufite umu boyfriend umubwira ko abakobwa badafite ubwenge, ufite umu boyfriend umubwira ko abakobwa batari smart, nyine uhora amucunaguza like werabuze gutekinga action. bibaho? subiza ko bibaho ugasanga nyine hari umukobwa umeze nka as if like azirikiye ahantu tu ntabwo aba yikunda, kandi iyo utikunze sinumva ko umuntu yagukunda wowe utikunda. ni handi usanga umuntu yarahindutse asigaye asa nabi kubera kwizirika ku bintu bitari byiza kuri we cyangwa bitanamukeneye. My sister, go back home. nicyo namubwira. boyfriend aguteye inda, umwana yagira gute? yagira gute se? amukipinga? byaterwa na situation. Like mbona nta kintu bizangoraho, nabyafodinga byose nabikora. nyine hari igihe uvuga ati ubu ngubu mbyaye umwana ndi guca muri ubu buzima, mbyaye umwana nabasha kumurera fresh cyangwa yababara. Thank you. ariko hari igihe nanone uvuga ati ubuzima ndimo mbyaye umupeti byaba insazi.
aho ngaho ntago uba ugomba kubanza ukabireka ukabanza ukagera kuri ubwo buzima ushaka. Answer my question. Abakobwa bitware bate, abahungu bitware bate kugira ngo urukundo rube rwiza? Mwumvikane, mureke kubeshya, mukunda Imana munayitinya. No gutinya Imana no kumvikana. Kugendera mu kuri is the key. Ugeze ukundana n'umuntu ukuruta? Niba ukuruta nyine cyane tu? Cyane oya. Umuntu twakundanye nduta cyane andusha imyaka 3. Ine gutya 3. So you don't believe mu myaka iri hejuru? Reka. Umuntu ukuruta mana rukuna bashaka kukwigiraho umuntu uzi ibintu byose. Kandi ngeyo ngiyo nago byavamo. Atatangira kubwira ngo ngewe nshaka kuzaya witwara gutya. Urabonga umva. Ibyo bintu byanyu rero. Ariko ngo kucyuza n'ubwana. Iyo boro barayikubwira. Ukavuga se ubu nk'uyu muntu ni papa wanjye, ni anko wanjye, yari kumbaza iki? So, a love box igira parts ebyiri. Hari iya mbere tuvuga ku rukundo, situations zigiye zitandukanye, hakaba na part ya kabiri yitwa pick up. Aho nzana abantu babiri nkabakubwiraho and then ugasubiza bigenge n'ibyo nabakubashijeho. Okay. Tubikore ntari. Ari Kate Bashabe na Mutesi Jolly. Inde wakubera marraine ku munsi w'ubukwe bwa? Ni Kate. Mbabona arenze. Marina na Shadibu wababwiye ibintu ukabyumva ahantu inde wababivuze? Ni Marina. Kanyombya na Nzovu bagusabye icumbi wacumbikira nde kubera iki? Nacumbikira Nzovu. Why? Ko yari gato. Loki na Junior GT ninde wakubera anko? Ni Rocky. Why? Mengo niwe nkurikirana cyane. Scovia Mutesi na Butera Knowless ari abanti bawe ukajya ku muhanda umuntu akagukubita ninde wabiregera mbere? Ni Butera Knowless. Why? Mbona avuga ibintu bifite ubwenge. Angele Mutabaruka na Kenisi ninde warinda gate yawe? Ni Kenisi. Why? Azi gusa yabikora neza kurusha uriya wundi. Anita Pendo na DJ Brianne basanze ku ishuri bapfukamye baba bakoze iki? Baba basakuje. I didn't see that coming, man. Kubera bakora UMC nkeka ko abantu bakora UMC baba bari hype nyine bahora bafite bari kuga hype. Kivumbi King na Juno Kizigenza ari bari umuntu abawe ukaraza ibiryo babyuka ugasanga babiriye cyangwa nta bihari ninde babiriye? Ni Kivumbi. Davido na Wizkid ari aba ex bawe ninde wakongera guha amahirwe yo gukundana nawe? Obio. Davido. Bares ndamwemera. Justin Bieber na Chris Brown ninde wakubera umugabo? Sha Chris Brown nagabaho. Niwe wa mbere no kwisa ubwo. Ndamwemera byatari. Diamond Platnumz na Alikiba ninde wakubera umukozi wo mu rugo? Ni Diamond. Mbona azi gukora akazi, afite imbaraga. Yagiruka. Mba yacapurisha. MC Tino na MC Buryohe mwasohokanye muri club mugasangira warangiza ukabura telefone yawe ninde wasaka mbere? MC Tino na MC Buryohe harya no wowe? Ntabwo Buryohe muzi. MC Buryohe babandi bafite famille yo kuri TikTok. Wenzi pe. Okay. MC Tino na MC Nario mwasohokanye mugasangira ukabura phone yawe ninde wasaka mbere? Ni MC Nario.
Why? tino mbona ari umuntu mukuru utakiba. Dumba Ah. na Kasuku ufite amatungo urahitamo ariyo yose nenda gufasha kuyarera. Dumba na Gasuku ni Dumba. Why? Ntago yayarya. Mbona ari umwana mwiza tu. Why are you laughing? Oh my god, like yo like yo. DJ Pius na Uncle Austin bafite iduka ninde wajya ugurira cyane? Ni Uncle Austin. Why? Agira n'ibiryo biryoshye hariya kuri noza yiwe. Nyeka ko azi gukora n'ibindi byose yaba afite byaba ari fresh. Thank you so much, man. Welcome. Every time when I meet with you, I mean, always a vibe. Yeah. But sometimes you complicated. You make me think hard. Now sometimes you ask questions that are challenging. Thank you for the interview, man. Welcome. Happy New Year. Anytime. Happy New Year too. May God bless you in this year. All things ushaka bizakubeho. No. And then you're a good person. Generally, you're an amazing person. I know. You know? I really know that. I love your confidence. Yes, sir. Thank you. Welcome.